Mbahaye ikaze kandi nongeye kubashimira kubana nanjye kuri uyu mugoroba w'itariki ya gatanu ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu. Ni kuri East African Daily, muri kumwe nanjye Jean Paul turashimye uko bisanzwe bategura ibiganiro kuri iyi cano yanyu. Ikiganiro cyacu rero kuri uyu mugoroba kiraza kwibanda ku ngingo zikurikira. Ndagaruka ku nama y'i Bujumbura yabaye ku munsi w'ejo. Ndaza kuvuga ku nka zanyazwe cyangwa se inka zibwe. Gukoresha ijambo kunyaga byaba biri misleading. Amatungo ya bwana cyangwa se umusaza Rujugiro hariya muri Kongo yanyazwe, yibwe nako na Kagame. Biriya binyoma rero byo yavugaga ngo ajya kurengera ubwoko bw'abatutsi, ngo ashaka ngo ni protector w'abatutsi. Ndaza ahangaha kuza kwibasobanurira, niba ari kubibasobanura cyangwa se kumwexposa cyangwa kubyexposa mu kanya gato kari imbere. Ndaza kandi kugaruka kuri iyi ndege ya ONU, ya MONUSCO, ya ONU muri MONUSCO igoma cyangwa se muri Kongo yarashwe. Iyi ndege ariko ntabwo ari ONU gusa, ahubwo ni ONU, iyi ni MONUSCO y'abasirikare ba South Africa. Murashaka kumbwira ko yari coincidence? Ntabwo ari coincidence. Impamvu atari coincidence ni ukubera ko byaje binakurikirana na tweets z'i Kigali. Ndaza kwibanda ku ya Tito Rutaremara, aho yavugaga ngo muri 2013 barimo barwanya M23 bayirukana, noneho ngo igihugu kimwe muri ziriya ngabo za SADC cyangwa se za ONU zirukanaga M23, ngo baravuga ngo tugiye kubirukana hanyuma tubapushinge, ngo niba ngombwa tuzafate Kigali. Ndaza kubasomera iyo tweet mu kanya kari imbere, ariko reka mbanze ngaruke ku mutekano mu karere. Uyu munsi Goma ndetse ejo mu gitondo tariki ya gatandatu harakomeza imyigaragambyo isa naho yatangiye, ariko ejo barahamagarira ville morte kugira ngo abantu be kujya mu kazi, be gukora imirimo, ntihagire usohoka, ntihagire activite, kugira ngo bakangure ziriya ngabo za East African Community Regional Forces kugira ngo zikore ibitero offensive. Ibi ni ibintu nabyo bisa nkaho bariho bunga mu ryavuzwe na Perezida Tshisekedi ndetse n'umuvugizi we cyangwa se abavugizi be ubwo bari muri iriya nama y'i Kinshasa nako y'i Bujumbura. Bakimara kuvayo hagiye hagaruka video muri buze kureba mu kanya, aho Tshisekedi bigaragara ko koko yabwiraga uyu mukomanda w'umunyakenya, akamubwira viseriye arakayamubwira ati mureke iyi myitwarire yo gusagaragara nkaho mufasha M23. Kandi koko mwarabibonye muri etike wakwibaza ko abantu nabo basaga nkaho ari indi mitwe yo muri ONU bahura bafite ibyo baganira, kandi bo bariho bakina imikino. Sinzi niba ari uko navuga ko General Nyaga yaba adasobanukiwe n'iyi mikino ya Kigali. Byansha ntangaza cyane ko kugira ngo uzajye ku rwego rwa General Major wagombye kuba waraciye muri byinshi. Bamwe muri bari basirikari bashobora kuba baraniganye mu makoleje ya za Kenya cyangwa n'ahandi, ariko bashobora kuba barakoze n'ubushakashatsi. Twebwe ndabyibuka ko ingabo za mbere formation y'u Rwanda y'abaofisiye bo ku rwego rwa ofisiye yabakozwe n'abanyakenya. Ntabwo byakozwe n'abanyarwanda, ntabwo bari bafite iyo capacity. Abanyakenya nibo baje, bari mu witwa abakoloneli Ali niba ntibeshye, baje baza mu Rwanda barakodesherezwa muri za 1998 bakodesherezwa amazu yo kugira ngo bafacilite n'umushahara warimo, of course, bajye bigisha ingabo zo mu Rwanda. Barabazi. Ntabwo ari uko Kenya cyangwa se KDF itazi izi ngabo z'u Rwanda, ntabwo ari uko batazi ko bari abantu barwana atari RDF, ariko yenda bo bagakoresha approche. Ntekereza ko ntabwo nibaza na rimwe yuko bavuga ko bari in complicity n'u Rwanda kugira ngo badestabilize Congo. Ntabwo ariko bimeze, ariko barashaka gukoresha approche yitwa appeasement. Iyi ngiyi twayigarutseho inshuro nyinshi, bakavuga ko yenda hari bashobora kwapizinga ingabo z'u Rwanda
noneho bakagira gushaka kumakinga peace nabo kugira ngo yenda be guhutazwa. Ibi rero byakora ahandi, kuri Kagame ntabwo ari kubikora. Ahubwo we iyo utangiye kuzana ngo uri makinga peace cyangwa se ngo urashaka gukoresha approach ya appeasement, kuri we abibonamo nka sinye ya weakness, abona ko urimo umutinya, akongera ubukana, kandi niko byagaragaye, akavuga ati abangaba ntibashaka kurwana, abangaba bafite ubwoba bwacu, baratumenye, bazi ko turi bihubutse, bazi ko dushobora guhita tubaribata mu gihe baba batwitambitse imbere. Ibyo rero ku ruhande rwa Nyaga wa sympathizinga nawe ukavuga uti yes birumvikana, ntabwo afite ingabo nyinshi zo guhangana n'igihugu, yamaze kuvumbura ko ari igihugu arwana nacyo, yenda harashobora kuba bari bazi se ngo baje kurwana na M23, cyangwa bavuga bati nituhaza Kagame azatinya kubera ko turi East African Community. Ni ukubera ko mutazi Kagame. No one, nta muntu n'umwe ushobora kumakinga peace muri buriya buryo umaze kumwerekana ko yuko umutinya cyangwa ko ufite faiblesse, utinya ko ashobora cyangwa se utinya confrontation nawe, ahubwo byo kuri we bimuha imbaraga nyinshi cyane. Niko byagenze, baravuga bati Kigali yarivugiraga ubwayo bati se bije bazayikura hehe, bazakura hehe amafaranga yo kugira ngo bazakuraho amafaranga yo kurwana iyi ntambara? Ese East African Community zakuraho amafaranga? Mu itangazo twumvise ejo mwarabyumvise yuko nta nubwo u Rwanda rwo pledge yakoze amafaranga yemeye ko izakora kuri uriya mushinga wa East African Community, yuko itigeze yatanga ibyo. Ariko nabyo biravuga kuri Uganda, ariko Uganda yo ifite abasirikare yenda za contributing byo byenda banabyumva. Ariko noneho u Rwanda ntabwo ruri mu bihugu cyangwa se ntabwo u Rwanda ruri mu ngabo zizaza hariya muri East African Community, batanayatanze bariho banabirukana kuriya, nta nubwo ushobora kubagaya kuri icyo ngicyo. Giye ku ruhande rw'u Rwanda bashatse ntibayatange ntawabarenganya. Ariko iyi video ngiye kubereka nonaha irabereka uburyo Perezida Tshisekedi yari ariho confronta cyangwa se abwiriye umujenerali, yenda wafotoye iyi video nayo ntabwo yarazi ko ishobora kugera kuri uru rwego, ariko urabona ko nta blague, ntabwo yishimye n'iyi myitwarire. Reka nze mbahe iyi video namwe mugirebere. C'est très dommage que la population s'entraîne un peu. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Uretse iyi video rero mubonye kubwiye aho yamubwiraga ati ntimufashe M23, ntimwiteranye n'abaturage, gerageza gukominika n'abaturage, ubabwire, uvugana nabo, batazakwishyiramo. Iyo niyo magambo yabwirwaga uyu mujenerali Nyaga. Aramubwira ati ntiwaje gufasha M23, waje gufasha DRC. Ariko uretse n'ibyo, hari lettre cyangwa se communiqué officiel ije ikusa naho ivuga ibijyanye n'iriya nama, igaragaza umwuka wari uri muri iriya nama, aho perezida nako aho Congo ifashe position ivuga ko ni nko kuvuga ati ibyemezo byafatiwe muri iriya nama ntabwo bikuraho ibyafatiwe i Nairobi, ntabwo bikuraho ibyafatiwe i Rwanda, nubwo byasuzuguwe mwese bikaba byemera ko babisuzuguye M23 babisuzuguye, of course RDF, ariko ntibivanaho ibyo, ntabwo bivanaho ibya Rwanda, ndetse byose biri muri cadre ya Rwanda. Ntabwo bashaka Kongo, ntishaka ko batangira ibindi bishyashya, ntabwo bashaka ko baza kuvuga ngo noneho ngo turakora amanama ari unlimited, turagerageza kwevaluwa. No, yavuze ati ari withdraw, ari kuganira ABC, byose biri muri cadre y'amasezerano yakorewe Rwanda.
itangazo riri mu bindi, ariko ibyo nibyo nabonye ko byagaragazaga ko mood y'iriya nama batasa nk'aho babivugagaho rumwe. Kuri icyo rero ntabwo bashaka kuvuga ko bitumviko byajugunyiwe cyangwa se ko amasezerano ari ya Rwanda ari imfabusa cyangwa se aya Nairobi ari imfabusa, ko noneho batangiye ibindi bishyashya. Ibyo rero bishobora kuba ariho bigaragaza ko hari disagreement hagati y'ibihugu byombi. Ariko ikindi kimwe kiri worth noting ni uburyo ingabo z'u Rwanda zihise zerekera i Bukavu. Iki ni ikiganiro nzagarukaho nyuma yaho maze gukora itohoza cyane. Ni bande bagiyeyo? Ese ni bariya ba Colonel Baudouin Ngaruye nk'uko byari biteganyijwe? Ese ni abandi basirikare ba division z'u Rwanda cyangwa iriya division yo ku Gicyangugu na Butare yagiyeyo i Kongoro? Cyangwa se ni iyihe mitwe barimo gukina hariya? Kuko information ziri nyazo, kuko nakunze kubigaruka inshuro nyinshi, nuko izi ngabo zagiye i Bukavu. Murabizi ko niba uri umukunzi wa East Africa Daily, ikibazo cy'i Bukavu, aya makuru y'ingabo z'i Bukavu, abategura kujya i Bukavu, ntabwo bigutunguye uno munsi. Usanzwe ubizi ko navuga ko bagiye gufungura indi front muri Sud Kivu. Barimo bakoresha abafurero, barimo bakoresha abashi kugira ngo babe friendly, kugira ngo bakire izi ngabo bakoresheje uriya mugabo witwa Sehafin. Murabyibuka neza cyane, nabiganiriye ndi kumwe na Muhombeza na Nyamuhombeza Ombe. Ibyo ntabwo mwebwe byabatungura, ahubwo mwakwibaza ukuntu biba twarabivuze kiriya gihe, uyu munsi inkuru ikabaye impamo. Nzakomeza kubatoreza iyi nkuru, ariko byose biragaragara uburyo Kagame nawe yaje arakaye. Ari nayo mpamvu yahisemo kurasa iriya ndege ya South Africa, y'aba South Africans. Reka ngaruke gato mbere y'uko nza kuri ibi byose, mureke nze kuri ziriya nka za Rujugiro zibwe. Ntabwo sishobora kubona uko nakwita ubu bujura cyangwa se iki gikorwa. Banyarwanda, banyarwandakazi, batutsi cyane cyane, batutsi, reka nkubwire, ntabwo nshaka kwiadresa ku banyarwanda muri rusange, ndagira ngo niadrese kuri aba batutsi. Aba batutsi mvuga, impamvu mbivuga nuko nzi relation bafitanye na Rujugiro. Bamwe muri bo urugamba barashobora kuba batari kuzaba urugamba rw'inkotanyi, bari kuzaba baranarushoje iyo hatabaho n'iyo assistance. Ikinyoma badushyizemo ntabwo ari bo wenyine, n'abandi benshi cyane bakiguyemo bazi ko FPR igiye gushaka icyo bita equal rights, uburenganzira bungana imbere y'amategeko mu gihugu cyabo cy'abanyarwanda. Ibyo byose ntabwo byamaze ukwezi mu gihugu bamaze gufata ubutegetsi ngo bigaragare ko cyari ikinyoma, ikintu gisa nkaho ari ukuri, cyane bita ngo nibisa n'ukuri, ariko atari ukuri, ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ndagira ngo niyadrese kuri aba bantu bayoboye iyi mirwano cyangwa se ubushotoranyi muri Kongo. Mwibuke ko kampanye yose irishingiye kuvuga ngo bariho barajya guproteja abatutsi. Mbibutse ko iyi sije ndimo kuvugaho ni y'ubujura bwakorewe bibye inka za Rujugiro muri Kongo. Ikintu bashyize imbere kuva kera no muri nyandiko ziri i Kigali mu Rwanda, haba New Times, Igihe n'ibindi byose, nta kindi kintu bavuga uretse ko bavuga ngo barimo baraproteja abatutsi, bariho bararwana ku burenganzira bw'abatutsi. Abatutsi barahohoterwa, abatutsi bafatwa ni ba second class mu gihugu cyo muri Kongo. Abanyarwanda bavuga ikinyarwanda duhagaritse jenoside. Iyi ni imvugo imaze iminsi yumvikana muri biriya bitero cyangwa se mu mirwano hamwe na hamwe mu mijyi imwe n'imwe. En bref, muri summary ngufi cyane, bavuze ko ikintu kibahangayikisha, ndetse no muri mashyikirano ya za Angola n'ahandi, baravuga ngo barashaka ko hagabanya hostilité iri mu batutsi. Donc ushaka kwerekana ko bariho barwana ku bwoko. Abantu b'abanyamurenge bamwe bagiye bambwira ko tuzaganira n'ahangaha kuri iyi cano,
bambwira ko ibyo ari ukuri ku ruhande rumwe, Kagame abaharanira cyangwa se abarengera. Hari abandi batabivuga kimwe, ariko noneho ndagira ngo nibande kuri iki gikorwa cy'ejo bundi, ni iminsi itatu ishize, aho nabonye amakuru, namenye amakuru nyuma y'aho Kicanga bananiwe abasirikare ba Kongo bananiwe kuyivanamo RDF, bagiye bakegera ruguru gatoya aho hari imitungo ya Rujugiro. Mwibuke ko iyi mitungo ya Rujugiro yabaga hariya kuva kera cyane, yenda ahangaha simpazi, ariko nzi ko muri biriya bice byose yarahasanze hafite amaferme. Ni ahantu twarebeye imipira, ni ahantu bariho baharwanira, bamwe barimo ba Ruki n'abandi barabizi, bashobora kuba barabyungukiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko sinshaka ko ibanda yenda kugira ngo batekereze ibyo byose. Reka tujye kuri kiriya kinyoma cy'izi nkotanyi, binagaragaza kandi n'ikimenyetso kigaragaza ko ntaho bahuriye, ntaho ibi bya M23 babeshyaga ngo ni M23 ngo ni ibintu ngo by'uburenganzira bwawe. No, ibi ni ibintu bigaragaza, ndetse n'iyi ni sinye igaragaza ko ibintu atari bya M23, nubwo jyewe nari mbizi, ariko hari abandi bamwe bagitekereza, ndababona, abazi bamwe bavuga bari n'abatutsi bandi bo Munyejomba b'amanyamasisi naye ngo bazi ko ngo bafite ngo kampanye ngo yuko ngo bagiye kwigarurira izina ngo muri Kongo rya hehe, ahubwo ko mugiye gutakaza n'iryo mwari mufite. Ni nayo mpamvu nshaka kugira ngo mbigarukeho, ntabwo nagombye kubisobanura. Rujugiro yatungiye muri Kongo imyaka n'imyaniko. Iyi mirima n'izi nka ze mwumva zari zirinzwe, cyangwa se ntabwo ari ukuzirinda ngo wenda ngo bari baziragiye, ariko ni protection cyangwa se umutekano wazo wari ukozwe n'abakongoma n'abazayirwa bafite injorogo, bafite batavuga n'ururimi avuga, bafite imico itandukanye, batazi no gukama inka, ariko nibo bari bazishingiye umutekano. Ntabwo wakweexpectinga yuko noneho inka ze zishobora kuza kwamburwa. Reka kunyaga niba ndabikoresha kandi ntabwo iryo jambo, nibura unyaga wari uhanganye n'umuntu warangiza ukamutwara ibye, cyenda nk'igucaginga nk'imbunda cyangwa se ntabwo ari byo. Ibi ni ubutindi, ni ubujura bwimitswe mu Rwanda, bukozwe na Kagame cyangwa se famiye, bagenda bareba umuntu wese ufite akantu kose bakumva ko kagomba kuba kabo, cyane cyane yari keza. Ntabwo ari ibyo gusa, ariko harimo n'ikintu cy'inzika n'inzangano n'ubugome bw'indengakamere. Hamwe avuga ati Rujugiro n'umwanzi wanjye, none ngeze ku nka ze, icyo nakora nta kindi keretse kumwambura, akumva ko nahageze, cyangwa se akumva ko mbese muraze nabi. Bavandimwe, mureke tugaruke kuri izi nka za Rujugiro, kuko nimutabiha agaciro ndimo kugaha birambabaza cyane. Ndagira ngo nongere nsubire inyuma, mwibuke yuko uyu Kagame n'izi ngabo ashoreye muri Kongo, ikintu argument yicara mu nama z'abaperezida bandi avuga ati ndiho ndaproteje abantu bavuga ikinyarwanda, jenoside, hari threat ya jenoside hariya muri Kongo. Ibintu biri so bizarre ukuntu, ibintu biri so stupid, ariko aricara mu nama bakabikoresha. Abo yatumye mu nama babiruta bakaza bakabikoresha, kuko nta muntu ukigira umutima we muri kiriya gihugu. None aba basirikare bajya hariya bakavuga ngo bagiye guproteje abatutsi, bagasahura imitungo y'abatutsi. Bamwe muri abangaba barimo kuyisahura bahanyoye amata, izi nka zarabakamiye, zabakijije cyangwa zakijije ba nyirakuru na ba sekuru bwaki. Ndabizi, ndabishimangira ko byabaye, byanze bikunze, kuko zari nyinshi. Hari abantu benshi, ari abaveterineri bazo bafite bigisha abana babo kubera bakora akazi hariya kwa Rujugiro, ari abashumba bazo, ari abazubakira ibiraro, ari abazigurishamo imyunyu, ari abazigurishamo imiti. Zitunze abantu benshi cyane, zitunze abantu benshi cyane, kubera ko niko bigenda aho ziri. Abazikamira, abazinywa amata, abazivanaho, abazivanagamo amata ya fromage, byose ntabwo nkeneye kubisobanura, murabyumva. Umuntu ufite umutungo nk'uriya
hari abandi utunze kuruta ko we abifite nka property, ariko ntabwo azikeneye buri munsi. Ariko niko bigenda, niko buriya abantu bose niko baba bafite mall batunze abandi bantu bazikoramo. Ubucuruzi, ufite mall y'ubucuruzi, abantu benshi, yes aricaye, amafaranga revenue zikaza, ariko zitunze abantu benshi cyane, bari kurira y'amagishe, bariho bapanga ibintu, abakubura, aba security n'ibindi. Niko business zigenda, niko capital, niko economy, niko imeze. Ariko noneho ibyo gutunga abantu we ntabwo wenda yitaye ko bijya rifashije. Reka tubihorere, banze mbarokarize babwira ahantu ibintu byabereye. Aha ni hejuru gato kuri muri ferme yahitwa ni Mubugo. Yes, hejuru ya Kicanga gatoya muri ferme ya Mubugo. Aha hantu hari inka, ndetse hari inka zari zihari nakoze bazitwaye bazibye. Ibintu biteye isoni ni ukuri kw'Imana. Noneho baraza barazijyana, ndiho ndishyiramo ukuntu Kagame ashobora kubabwira ati ntimuzisige aho ngaho. Hari abantu bashobora kubyumva bagatekereza ko Kagame adashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi. Iyo ahubwo atabikoze yaba atari we. Nababwiye ubushize ko hari inka z'Abagogwe zibwe mu Gishwati nyinshi cyane. Izi nka zibwe ntabwo ari Gishwati gusa, ahantu hose bazibonye barazitwaye. Hari n'izagiye hariya ahitwa kuri Kamuhoza, hari n'izo bahasanze zahageze. Ikigo cya gisirikare kirimo inka ni ukuri kw'Imana. Ntabwo mushobora kubyumva. Aba bantu bafite inzara iri mu mitsi. Buriya ushobora kuba udakize ariko ukaba udafite inzara nyinshi, utarigeze yenda wifuza cyangwa se ngo ugire ikintu agatima gasigara kumva cyifuza buri gihe. Nibaza ko aricyo kintu ahari, ntabwo mbijisitifiya kuko hari n'abakene babayeho ba munsi y'igiti ariko batanduranye. Ariko iyi ni karagiteri mbi cyane. Bibye inka z'Abagogwe muri Gishwati, inka batanzeho amafaranga ishyano ryose kugira ngo bazivane muri Kongo, bazitangira ruswa kugira ngo bazambutse, bimvuga ndabihagararaho, kugira ngo zize mu Rwanda bavuga ngo igihugu ngo turatashye. Sinshobora kumva ubugoryi n'ubustupidity ziri muri aba bantu, especially abo bantu byabayeho. Ariko uyu munsi nkaba numva ngo bari inyuma ya Kagame muri izi kampani. Nzabigarukaho inshuro nyinshi kuko nzahora mbivuga. Uretse amaraso arimo kumeneka, uretse abantu barimo gupfirayo bagapfa nk'ibimonyo, bagapfa nk'imbwa, badashobora no kugira ngo hagire n'iyo dignity bakayibura. Ariko ikibabaje kurusha ibindi ni uko bariho barwana ku kabuze, bariho barwanira umuntu basa nkaho barirengagiza ibintu bimwe, bakavuga ati burya cyakora ati si buno, ati ubu ngubu vraiment dufite no. Ntabwo karagiteri ya Kagame ishobora guhinduka, on change pas karanta umugani. Ubu noneho uyu uko ameze ahubwo aragenda aba worse, paranoia iragenda yiyongera. Ushobora kumbwira ngo Kagame yaba ari muzima yajya kwiba inka arazibuze, inka koko nizo ashaka kwiba, ariko ubugome bumurimo aravuga ati ngiye kubabaza Rujugiro, ariko izi nka nazo ntabwo nabura icyo nzikoresha. Kuko yabaye ari ukuzitwara gusa, wari kuvuga uti barazigumana aho ngaho bazirya. Bazimuye, bazitwaye, bazijyana ahantu. Ubu ngubu tuvugana, ubu ngubu nkora iki kiganiro, amakuru nagerageza kuzikurikira nubwo bigoye kugira ngo umuntu ayamenye, ariko barambwira ko zitakiri hariya mu bwo bazitwaye zikagenda ibirometero bigera nko kuri 20 na bingahe, ngo ahantu zikaba zikambitse ahitwa Bwiza. Ariko ahangaha zihari ngo bamenye niba bategereza, bamenye uburyo zishobora kugera mu Rwanda. Mbabarira umbwire, reka nsubire kuri Gishwati. Operasiyo zirabaye, babeshyera gusa ngo ni Kayonga wazibye. Nta muntu utarebye ziriya. Ngoga baravuze ngo baramufunze ngo yazambukije Bugande. Kayonga bamuvuzemo, Macumu n'abandi benshi. Ndakugira ngo inka za Kamuhoza mu Ruhengeri yari irimo inka. Si ibyo bintu mushobora kwisobanura. Hari izo babaza, hari izo bapakiye amakamyo. Ayo makamyo se yari amakamyo bavanye he? Barazitwara bajya kuzororera Bugande. Kayonga yazize ubusa kubera ko Kayonga niwe wibye za Kagame, niwe wibiye Kagame. Uko byagenze rero nyuma yaho, nk'uko mbabwira, Abagogwe n'abandi barimo, ndetse Kanyankore nibaza ko ari mwene wabo wa Rujugiro, barakomplainze baravuga ati nyakubahwa, izi nka ntabwo zibwe n'ibisambo, ntabwo zibwe n'abacengezi. Bavuga bashaka kuba bakora abacengezi bazibwe, bati ntabwo izi nka zibwe n'abacengezi, nyabuna mureke
izatwaye abantu barazibonye bazipakiza zihagazwe n'abasirikare. Abasirikare bacu ntabwo ari abacengezi bazitwaye. Barangije basanga barafatiwe mu kinyoma, bategura miliyoni makumyabiri z'amanyarwanda. Ndababwira nti jyewe Jean Paul ahangaha ubabwira ahangaha kuri iyi radiyo, ni jye wafashe imodoka yanjye Kikumi, ndagenda njya muri perezidanse, njya gushaka uwitwa Gacinya, yari murumuna wa Kayonga niba atari bukuru. Wumve niyo kwese, nawe wari ushinzwe imari hariya muri perezidanse, ampa amafaranga ari muri briefcase yo kujyana kugira ngo tuyahe abo bacuruzi, anako abo borozi bibwe n'inkotanyi, bo bazambura abaturage bagogwe bo muri za Gisenyi na Ruhengeri. Amafaranga nayabitse kugeza ubwo bayibagiwe. Ni jye wagiye wibutsa nkababwira ni ayo mafaranga koko mutayatanga, ati nzakubwira igihe. Ubwo ndavuga Kayumba icyo gihe, ati nzakubwira igihe uzahamagara bakanaka bari abantu nka 5, noneho bakazaza ubwo tukayabaha. Biratinda bigera ubwo Kayumba yari agiye kujya mu mashuri mu Bwongereza. Ndongera ndavuga nti mfite amafaranga yari amaze, yari ahantu narabitse nta n'uri muntu wari uhazi. Ahubwo ntariko amafaranga ugiye gukora remise reprise handover, kandi afite amafaranga yandi mwantumye kujya kuzana muri perezidanse, n'ubu ngubu aracyari ahangaha. Aravuga ati hamagara inama, abo bantu ndabahamagara, baraza bajya mu biro bya chef d'état major, babagabanye amafaranga 5, ntabwo ari bose. Ni ukuvuga ngo babonyeyo ni baba lidere babo, n'uyu munsi barimo bakomeza kubashuka, ariko ntabwo ayo mafaranga bayagabanyije. Kandi ako gaciro kayo icyo gihe ntabwo yari kari kakiri nk'uko nayazanye, ko yari amaze hafi umwaka nyabitse. Reka rero babwire, ibi bintu byo kuvuga ngo Kagame ni umuprotector w'abatutsi, yagombye gutangira kuri iki kintu cyo gucunga n'iyo mitungo y'abatutsi mbere y'uko acunga n'ubuzima bwabo, kuko bamwe babeshejweho n'iyi mitungo. Ariko harya ngo tugomba kujya dusobanura ukuntu Kagame atarengera inyungu z'umututsi. Tujye tubitindaho koko. Hari umuntu ukibona ko ibyo bintu ari bikiri ibintu biri debatable, tugomba kujya kuri debat tukavuga ati no arabirengera cyangwa ntazirengera. Reka ngaruke kuri izi nka zacunzwe n'abazayirwa, n'ababwiye ntibafite injorogo. Bamwe mushobora mutazi injorogo icyari, bamwe bashyize nk'udusaraba ku matama, abandi bagenda bafite ingwa ku mutwe mu gahanga. Urumva abantu mbese ndashaka kubabwira batazi n'inka n'umuco bafite, batazi n'abatutsi cyane, ariko ntabwo bigeze bumva ko bavuga bati izi nka ni iz'umututsi w'umunyarwanda, reka tujye kuzirya. Abo batutsi bahageze nibo baziriye, nibo bazambuye. Ariko ikintu kibabaje nicyo nsozezaho kuri iyi ngingo, Makenga niho babwira nti iri rugamba ntabwo ari urwa FPR, ntabwo ari urwa M23 n'urwa FPR. Makenga ntabwo nshobora kubyumva nubwo wantera, donc uko bigenza kose sinshobora kwiyumvisha ukuntu Makenga ashobora kunyaga cyangwa kwiba inka za Rujugiro. Ntabwo bishoboka, ntabwo nabyumvisha. Umuntu ufitanye ikibazo na Rujugiro cyangwa se wumva ko yakora amahano nk'aya, n'usanzwe ukora bene ibi byo kuvuga ngo kuko we nyine afite personal vendetta. Kagame kuko nubwo nkubwira ibi ntabwo ari uko ntafite information, ariko kubona Makenga nawe urwana uriho bitira urugamba ingabo zawe General Makenga bakavuga ngo niwe, abantu bapfa bose bivuye mu byabo ngo nibo, none agiyeho noneho n'igi mutwe n'iki gihanga cy'izinka byose bavuge ko byose ni ibya Makenga. Ntabwo ari byo, ntabwo ari we gusa, ariko baruki bariya Karusisi, abantu urambwira ko Ruki Karusisi waje kwiba inka za Rujugiro? Ntibishoboka. Ahubwo asanze yaba ari we wenyine, asanze naho bazigiye avuga ati muzirengere. Cyakora Kabarebe iyi ni za dutendo twe, baravuga bati kuko niwe n'ubundi uri muri coordination ufata izo telefone, baravuga bati ni inka za Rujugiro muzitware muzizane, icyo ni igikorwa cyiza. Fanda araza kwishima, kandi koko bakaza kwishima, kandi koko bakazitwara.
amakuru mfite ni uko bazitwaye ari uko amaze kubimenyeshwa, bavuga ngo bazizane, aho bazazijyana niho ntazi, ubu zikambitse aho muri Bwiza. Ntibivuze ko ejo mu gitondo ariho zabyuka ziri, ariko ni aho ngaho zikambitse. Rero bari bumbwire abibye zirimo ni Abahunde nibo bazitwaye, ni bariya ba Maheshi se? No, ni abo Bagogwe, ni abo Banyamasisi n'Abanyarucuro, ni abo bana bazigiriyemo umugisha. Ubundi iyo ni revolisiyo bwoko ki? Revolisiyo itaharanira kugira ngo habemo ubwo burenganzira, uwo mwene wanyu muri muvuga yumve ko noneho imitungo yitekanye kubera ko mufite control y'aho hantu. Iyo freedom ni iyi, abantu bajya mu ntambara kugira ngo bagire icyo kintu cya equal rights, bagire icyo kintu cyo kugira ngo bagire uburenganzira bungana mu gihugu. None ubu noneho abantu barashaka ko ahubwo baba protected n'abanyamahanga kubera ko aribo batanga izo guarantees nibo bazitanga, nibo babaho uko kwisanzura, nibo baha iyo freedom bakeneye. Ikinyoma rero ndagira ngo muzajye mu kinyoma buri gihe, ariko mujye mubikoresha nko muri argument. Ibi bintu byose byo kwerekana ngo bararwanya uburenganzira bw'umututsi, iki kinyoma mu kidefeating, mu cyamaganire kure, bigaragaza icyo barwanira ko ari ibindi bidafite aho bihuriye no kuvuga ngo baraproteja intérêt z'abanyamuke. Barabeshya, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ntibazajye bakomeza gushuka abantu, n'abo bantu babyiba. Ndabizi neza ko muzagira ikidodo ku mutima kandi muzakigumane, kuko namwe ubu ni ububwa kandi koko buzabarange bunabokame bubomeho, kuko ntabwo nibaza ukuntu ukora ikintu nk'iki ngiki ukumva uranezerewe. Bakubwira ngo ushorera inka za Rujugiro zimaze imyaka ziba mu bazayirwa, nta kibazo barazitwara. Ndabita bazayirwa kugira ngo byumvikane neza, ntavuze ngo bakongomane bari aho yenda bazisorera, warangiza bakazitwara. Izo nka zifite amakashe, ntabwo ari ukuvuga ngo bazibeshyeho, zifite kashe zigaragaza nyirazo. Ni ikintu bakoze bakizi, ntabwo ari izo kurya, ni ubujura. Batwara izo kurya bavuga uti ndatwara 2, ndatwara 3, ndatwara 4 se, ariko ntabwo ari inzara. Bafata amashyo, ubushyo bwose barikorera, barashorera, barazitwara. Sindabona abantu b'abatindi, sindabona abantu bategirira n'akabanga. Ibi rero sinzi igihe amahoro bitanga, ntabwo nzi amahoro bibaha na busa. Banyarwanda, banyarwandakazi, nzabigarukaho turi live, tubiganire, tubicukumbure, tubisesengure, tunabivuge, tunabyeexpose, ikinyoma kive mu nzira. Reka ngaruke kuri izi ntambara zo muri Congo vis-a-vis iriya ndege bahanuye. Indege yahanutse, iyi ndege bahanuye ni indege ya ONU, ariko irimo abasirikare ba South Africa. Ntumbwire ko ibintu bidahuye n'iyi tweet, nizere ko nyibona, n'iyi tweet ya Tito Rutaremara. Reka nze ndebe ko nayibasomera nonaha. Tito yatwitinze uyu munsi ngo kera ngubwo barasaga M23, ngo hari muri 2013, ngo reka mbivuge neza, ngo DRC iragana he? Yabivuze ejo je pense, ngo ubwo M23 yateraga muri DRC igafata Goma, Kabila fils yasabye Sadek ko bamutabara. Nk'uko twabibonye hejuru, ubwo ni ibintu yari yarondogoye yavuze amangambure, ati icyo gihe umwe muri aba perezida twitiriwe tuvuga izina y'amazimwe yabo yabwiye abandi ati tugiye gusquizinga ka Rwanda dufate Kigali. Of course Kagame yarahutswe, yagize ubwoba icyo gihe, murabizi. Ugashobora kuyi message koko barayumvise. Barangije baravuga bati ntabwo tugiye gutabara, we are not going to intervene, ntabwo turi butabare aba
ba M23 murabyibuka ko ariko byagenze bagumye babeshya amakenga bati naragiye mbivuga murabyibuka se murabyibuka mwari mubizi ariko mbibibutse babwiye amakenga bati turaje tihagarareho tugiye kurwana tugiye kuza ibyo bintu byose nta na kimwe cyabaye donc barangije baramukubita baramurasa n'abana barangije babamenesha bajyana muri Uganda ibabera umubyeyi irabakira Kagame yari yanze kubakira avuga ati ntaza kugerekwaho iyi misaraba yose n'ibi byago byose kubera ko ari coward ntabwo ashobora kwemera yuko yitangira abandi bagomba kumwitangira ariko we ntiyakwitangira abandi Kagame arabareka niyo mpamvu bagiye gufungira i Bugande abandi nabo murabona ko uko byagenze nabo kandi ni ukubera ko bari bafite nababwiye ko bari bagabanya ibice reka ne kujya muri ibi ngibi tuvana tubigaruka buri munsi Kagame ari coward arabimenya ko bashobora kumuzirika ahita yitarura bariya byo mubwira ko nta muntu ashobora kwitangira none uyu munsi arabivuze ejo uyu munsi bahise barasa indege ya UN indege itari ya UN ahubwo muri SADC bayirasa hamaze kubitangaza bivuga ko igiye kuba involved muri iki kibazo cy'intambara zo muri Congo ntabwo ari coincidence it's not a coincidence ibi byose birashyira kuri kwerekana nyine ko akarere kari mu kangaratete iyi ndege itangazo rya South Africa rya acknowledge ko umuntu wapfuye ari uwabo njyewe ndabizi neza ko amakuru byagaragaraga ko batishimiye ku buryo SADC igiye kujya kwivanga muri iki kibazo baravuga bati reka dutangire tubahabure dutangire tubaraseho ibi ni approche iri desperate ni approche iri y'abantu bari bihebye ariko ngo iyi ni uburyo bwa intimidation kugira ngo bataba involved babwira ati murapfa namwe mubyihorere n'abanyakenya bati murabona ko batarimo kurwana ibi ni ibintu ni tactique za Kagame ariko bigaragara ko afite pression idasanzwe kandi nawe wamwumva nabyo navuze ni ubu ngubu aho tuvugana amafaranga ya US ntabwo ararekurwa kandi none iyi myitwarire ntituma arekurwa bishatse kuvuga ko abanyarwanda bagiye gushira inzara irabica musobanura gute ko ni igihugu nk'u Rwanda akoze ko tutadutsinda ku bintu nk'ibyo ngibyo igihugu gifite kitari mu ntambara s'il vous plaît bakubwira ngo university ntabwo zirimo gukora ibyo mwabisobanura mute ntabwo ari aho gusa bagiye kuzababwira ko n'ibitaro bidakora bababwire ati n'ibingibi ntabwo birimo gukora mutegereje iki muribaza ko bizamara igihe kinini igihugu kigiye kuba bankrupt icya mbere ni uko bakoze ibintu byo kugurisha imitungo n'abari bikorera ku giti cyabo nako n'amafaranga na leta yagombye kubikorera acuruza ikinjiza nabyo babihaye barabiprivatije babihangwa bikora ku giti cyabo abahindi ariko abahindi ntabwo ari bo murabizi ko atari bo ni ibintu bya Crystal Venture niko Inyange imeze niko ziriya nganda zose biriya bya Sirte nabwiye ko cyo bagihaye umukwe we donc ibi byose bigiye kugaruka akaga kagiye kuza mu gihugu ariko kaze kihuta cyane umunsi ku wundi Kagame ntabwo agifite chance yo kunama ngo asabe imbabazi kubera ko nta nubwo bashobora no kumwumva igihe cyararenze azafungura se Rusesabagina azemera se kuganira nabo murwanya azemera se gufungura imfungwa za politike azemera se kureka abandi bantu nabo bakiyamamaza kandi niko bimeze niho bigana arabizi abo kavuga ati reka nigira agahanganye mu karere aho kugira ngo nze ngo kwambarira ibicoceraho nambariye niba ari ibiki umugane simwibuka banyarwandakazi turi kumwe ejo live nzaba nabatohoreje amakuru arambuye kuri ziriya ngabo zibuka zishaka gufata inzira ya Bukavu ni vuba cyane ndabizi ko bihari bimaze igihe mu myihanganire ejo tuzabivuganaho mugire ibihe byiza na hejo